Eliya Karembure nagarutse. Dufite amasengesho twatangiye uyu munsi. Azamara iminsi 1277. Abatagisoma Bibiliya ubwo bibaje hano iri muri Bibiliya. Ko nje abantu bambonye Rubavu bakeka yuko nge nagiye ngo kogeza amasasu. Okay, bahisemo kogeza amasasu ni style tari nziza yego nanjye nakoreye ikiganiro ariko amasasu yogeza gutari gufata abantu. Nkabiriya koko. Ngo aya ragafata umupira waje kuvuka nawe ukuntu ari gukora ikiganiro ngo waya mureka turore ngo mukanya bya bimeze nabi ngarika abaturage mutuze. Nta kazi ka sekera kabaho kiretse ko gusambana nyine biriya bya Heineken niko kazi koze nyine ka sekera ubundi kabaho. Nayo bango ngo sinakora muri Burarirwa ahubwo bumusogongeze. Uruzi nk'ubangishe gusogongera Burarirwa iketima akazi. Bise yashize ngo nako nazisogongera ari. Urumva hari yabiha nta yabiha. Nta yabiha nazisogongeye. Ubu Burarirwa kuyamamariza neza ngakora. None sigwaye ko umushoferi ntago watwara. Kugize parano se ntago warinde igipango. Ibintu byose byabaye profesi rero manzari Imana nimbizagire kazi hagarika kazi turinda kuko nizo kujagaraza abantu. Nk'umuntu uhanuriwe ubukwe imyaka 5 yaratangiye kuhanurwa afite 30 ageze 35 urabona bazamuhanurira ubukwe indi myaka 30 akiri mu gakiza. Uruzi niyo mutamubwiye ko Imana ivuze ko ibuzanye kandi buri mwaka arambwira ati uyu ni umwaka wawe ati shyira rituro ati rambwiye ngo tolefo. Reka nizere ko umeze neza uri amahoro nshuti wowe udahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye wowe wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byacu. Nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda kuri kamera nakiye Profeseri Mushumba. Mumeze mute? Namahoro urakomeye. Hagatitire mba numva nabavugira ngo izo za Profeseri mwe muziretse ariko iyo yanatanzwe nijoro ntago navuga ngo kubivuga gutyo. Hagatitire mba nkumbuye hari umudamu w'umuprofeti w'inshuti yanjye yabaga Igikondo. Namara nk'iminsi 3 ntarya nkava Karembure nkazamuka nkagera hejuru Nyanza nkamanuka hasi harya twita ngo icyari hasi kuri ADPR ubwo se ndahazi hasi se muke handi hari abantu bigisha ibintu by'ubuntu basaze abandi banganye na zindi inshuti mo gake yego harya ni hehe Mukove yazi nubundi ni mazina ntakaye nibagirwa. Inzira yanyiciye Mukove ntago wayumva. Ahantu hose wageraga Nyanza ubanje kuzamuka muri ibyo bikombe nako bitikiraga kuko nabaga mfite inzara ituma ncakantu hatambika gusa nahamanuka ariko ntumbwire kuzamuka. Ubu nawe uri muri babandi barimbaga naho imiti ni tato naho ibi turirimba tw'abatindi cyangwa se ijambo ringo rikunda gufasha abakene ngo ndi gufashwa muri iminsi n'ijambo rivuga ngo naho imiti ni tato ngo bagahingira ubu sinzabi wivuga gutyo ko nta n'inzabi uhinga wowe ahubwo wowe abazihinga n'abandi rero uri gushaka kubatera umwako keretse urivuze mbizi ko naho imiti ni ifite n'inzabi ubifite aho ngaho n'amashyo akaba ari mu biraro aho ndavuga nta wa muntu yageze mu bindi birere by'amavuta. So noneho uwo mudamu yakundaga kunyita ngo Eliya Karembure. Izina ryanjye rarizi mu bukwe bw'umugabo we nayo ikirana ari MC urumva ko yaranze tuziranye n'ibindi byose ariko yarambonaga ngo Eliya Karembure kandi we yari umuhanuzi wo mu mama yari umuhanuzi sinzi nimba tukibigira. Regari ya potere tuba duhura yakoraga muri ofisi y'ububanyi n'amahanga. Urumva ko yari umunyamashuri ariko akaba n'umuhanuzi n'amandika yasoma ibintu turacyabigira. Ari igihe duhura namwe uri kumva musengera abantu ibirema bigahaguruka Nyarugenge ibintu bikaba bimeze neza. Twahura namwe kwa kabiri ugasanga ngo tubakanye Nyarutarama. Ubwo rero simbizi nyine ayo mazina rumba rero tayito ya Eliya Karembure nshaka kwisubirana mu izina rya Yesu. Eliya Karembure subira ku mavuta y'icyo gihe nye ntago ari cyo bivuze ahubwo icyo gihe ntago nari nakabaye aposo kandi uri aposo birenza titre ya Eliya Karembure nuko gusa nyine se yari kunyita ngo yambonaga muri ibyo birere ariko icyo gihe bwo wari kunsitaraho bikakubana bibi
iyo navuga ngo iri duka nirishye ryarashyaga nta mikino naga afite nugakine n'umuhanuzi ushonje yebaba we kuko arasonza iteka gasenga ahora ari mu bihe byo gusenga noneho rero ukagira ibyaha akavuga ngo nikivunike none urumva akenshi ubusanzwe ufitanye n'ibyaha n'ibintu bigutandukanya n'Imana mu buzima busanzwe ariko biba bimeze none Imana icyo kintu yateye kabona ntacyo biyihombye ko bita kakwahuranya ugasanga ibyo byibuze usanga ahazi buriya iyo Elisa aba adafite icyunzwe mu ruhara yari nko kugenda muri vewiti ntabwo ari kwatura ngiriya nyamaswa ishwanyaguza bari abana utwana tukuvuzeho ibintu uri muhanuzi uri muri vewiti nta kibazo bafite ariko iyo ufite ibibazo n'umwana w'akabazo aha ijambo rityaye ryihuta cyane niyo mpamvu rero njye nabagira inama n'uyu nuhura n'umuhanuzi ushonje uzamugaburire arye ahage kabiri nuba ufite ikibazo amafaranga gisaba utayafite ndaguha urugero ufite miliyoni barakubaza miliyoni 100 urabona bagiye gufunga ntuzakora ikosa rimwe ntuzafunganwa na ya miliyoni ufite shaka umuprofeti umurambagize neza uvuga uti amavuta urayafite ubanze uyaneke urebe ko ayafite nurangiza umuhe ya miliyoni ubwira uti profeti bagiye kumfunga urayarya banamfunge nanjye nzabwira abantu bose ko nta mavuta ugira ngaho yarye kandi profeti yabonye ntago yayereka kandi kumwe uti nzaguteza abantu nzaba ndi ariko aravuga ati ndayarya ngahe so twigarukire yego Elia w'Ikarembure nagarutse dufite amasengesho twatangiye uyu munsi azamara iminsi 1277 abatagisoma Bibiliya ubwo bibaje hano iri muri Bibiliya byashowe oya nkurangire Yakobo nongere Elia yari umuntu umeze asenga cyane imyaka 3 n'igice ese byashowe ni ari 3 n'igice yitorero rizamuka so ni Elia niwe muntu ubasha gusenga iminsi 1277 ikoze imyaka 3 n'amezi 6 ariko kageze ka Kerete ubu none ayo masengesho niyo tugiye gusenga ko nje abantu bambonye Rubavu bakeka yuko ngo nge nagiye ngo kogeza amasasu okay bahisemo kogeza amasasu ni style tari nziza yego nanjye nakoreye ikiganiro ariko amasasu yogeza gutari gufata abantu nkabiriya koko ngo aya ragafata umupira waje kumva nawe ukuntu ari gukora ikiganiro ngo waya mureka turore ngo mukanya bya bimeze nabi ngarika abaturage mutuze ngo aya kuri kw'Imana birakomeye gusa none ntiwamurenganya none se nimba yumva ariyo cyase nimba yabona iyo style undi muntu akabona ari kurebwa nawe akabikora gutyo ukabona birebwa sometimes ntago namurenganya cyane ko gisi nabikora ntago nge nabikora hawe nabikora ikindi ingenzi no gutandukanya iyo umupasteri asanzwe ari umunyamakuru iyo yagiye mu nyamakuru akora ubunyamakuru T-Bag Todor Wagwera muri Prison Break ni pastor rore ye wabonye ari kwikina ari pastor ubu pastor yazanyemo wapi none se akazi nakazi nta nakazi kasekira kabaho nta kazi kasekira kabaho kiretse ko gusambana nyine biriya bya Heineken niko kazi ko nyine kasekira ubundi kabaho nayo ngo sinakora muri Burarirwa ahubwo bumusogongeze uruzi nk'ubangishe gusogongera Burarirwa kaitima akazi bise yashize ngo nako nazisogongera urumva hari yabiha nta yabiha nazisogongeye ubu Burarirwa kuyamamariza neza ngakora none sigwaye ko umushoferi ntago watwara kugize paranose ntago warinde igipango bisoze nibi ubu ngakora merodajya gira nayo ari se mundi kumwuka wera hari mwagiye mubaza Imana mwarayibuze kuki mushaka kubigira kanyuguti mwidini tubiretse twigarukire yego amasengesho y'imyaka 3 n'igice cyangwa se imisi 1278 hari umuntu rero wanshimisha aransetse hari umuntu washimisha aransetse uwo muntu yarabizi ko mfite operation nshaka kuzakoresha kwa muganga y'amadolari 1770 none ahita ambwira ngo manza byakomeye disi ngo manza wayabuze ko none se ngo wisupanga ngo imisi ngana n'umubare w'amadolari wakwebye oya niyo nabura amafaranga hari ubwo rye ntakora ariko mbabarira umubwire usengeye amadolari 1270 imyaka 3 n'amezi 6
ubwo se ufashe igare ukajya mu muhanda se numva wayanyongera wayanyongera aya mafaranga ntago ari menshi wayanyongera na YouTube yishinze muri iyo myaka 3 wabuyabonye n'abantu bose mu biganiro mbiziritseho bose nkaba ibiganiro ayo bampaye yose nyahitana n'aya mafaranga mu myaka 2 naba nayagije none yabingiye namwana se uri kumva ndabungano ya turi gusenga amasengesho afite teme ivuga ngo guhindurwa umuriro nk'uwiteka urumva hari amafaranga yo gukoresha operation muri Polyfarm arimo wapi ndavuga oya rwose nukuri noneho wajya uba apotera abandi bajyaga bagarukira ku mwaka uri kumva ariko 3 n'igice azakorwa ati aya masengesho tuzayakora nk'ukereye yakoze kirete hari umuntu udafite birasenga somo uko yakoze ariko hari reka nkubaze Eliya senga ari amasengesho yararyaga ntiyaryaga yari seke byarimeze gute nawe ndega mujya mbona muri Bibiliya wabaye mwigisha nabyo nzi dore ubu nabaye umunyamakuru urabeze so Bibiliya tubwira ngo iki kansome n'ubundi ugiye kujyana wenda mu bindi bintu bimeze nkaho nta mavuta bifite Eliya ateza amapfa niko titre ivuga ngo ajya kwihisha ku kagezi ka Kereti abarokore rero bajya badukora akantu bagateza ibibazo mu gihugu bakajya kwihisha abenshi byanditse mu bami ba mbere bice 12 kujya kwa 7 ngo nanakubwira n'icyanjyanye Rubavu ariko mu ijambo rimwe nari ngiye gusenga kandi sinavuga ngo ngiye gusenga kuko wari umpamagaye ngo tujyane rambwe ngo tujye gukora ikiganiro nanjye mu mutima wanjye yaba impamvu ikiganiro gusa nitwari kujyana ariko ngiye njyanywe no gusenga nasa bose afite titre ziremereye hari wagiye Rubavu hagaragara ari gusenga naragiye ngeze kuri Grande Barriere bati musubire yatahana amasasa ari gufata abantu ndasenga mbwira Emi nyawe ndamubwira ngo abarasa barasuye umunsi abakomereka uyu munsi umunsi wezo uzajya kurangira ibi byarangiye umuntu azajya yifuza no kumva amasasa avuga bimugore bimusabe kwambuka giyo yego ndashima Imana yuko yabikoze haranditse ngo bukeye Eliya witishubi utari w'ikarembure umwe mu basuhuke b'Galeyadi asanga ha baramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho iyo nkorera iteka ibi yavuze nta n'uwabibwira meya hano i Kigali ndabizi yuko nta kime cyanga imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera kabiri hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti bigaragara ko ibira bivuze ijambo ritaramugeraho ni nka Natani ubwo yavugaga ngo Dawidi ngo kora ibyo ushaka byose Imana yagushyigikiye ntabwo Imana yari yamubwiye ageze mu rugo ryanya tusubirayo umubwire yuko wari wavangiwe mbere ntabwo azanyubakira yamennye amaraso menshi umwana we bijya bibaho umuhanuzi akakuritura ikintu kukagitekereje kandi birakora gatatu Imana amubwira hano harimo teme tuzasengeramo Imana yampaye va hano subiramo mbyumve va hano abari kudukurikira hari message ivuga ngo va hano ugende werekera iburasirazuba ntago ari kugera inoro ntago ari side ntago ari west va hano werekere mu kirere cyitwa iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani buri jambo ryose hano mfite umwanya wo kubabwira ijambo nababwira icyo bisobanuye kuki ahateganye na Yorodani biriya zimwe ziravuga ngo aho Keriti yicomekera muri Yorodani aho ngaho ahandi bavuga ngo ahateganye hari abantu ubuzima bwabo buba ku gasi cyangwa se buba ubuzima bukakaye bw'umwaku kubera yuko badateganye na Yorodani ahubwo bateganye iburengerazuba ngo bari ku nyanja itukura ngo barebye Eliya basanga ni Tabora barebye undi musozi wo kurana hari abantu basanga ateganye na Tabora dukomeze kane ngo uzajya unywa amazi yako kagezi kandi integetse ibikona kujya bikugemurira I command the ravens aya masengesho azaba amasengesho yo gutegeka ibikona yego bikore gahunda ubundi Eliya yasenze ari amasengesho afite abantu bicaye imbere ye mu iteraniro cyangwa se mu rusengero yashumbaga Eliya yigeze amara igihe ashumbye abantu bangana uko agiye kubwira yashumbye umutsima ashumba inyama nta sosi arangije ashumba ikintu bita ibikona n'amazi
bitatu biri ku ruhande rumwe, kimwe kiri ku rundi ruhande. Ibikona biri ukwabyo, ariko urundi ruhande hariho umutsima. Hari uwavuze ngo ninjye mutsima, kandi yarashumbye amazi aravuga ngo ninjye mazi amara inyota, kandi nanone haleluya, ubundi uvaho haleluya. Aho ngaho rero tuzasengera, duhure n'inkona tugire uko tubigenza, duhure n'imitsima tugire ibyo tuyibwira, duhure n'amazi tugire ibyo tuyamenyesha, kandi imyaka itatu. Ikibazo kansomere ndi gufashwa no gusoma, ndi gufashwa no gusoma, abantu bafashwa n'amatangazo. Uzajya unywa ayo mazi yako, kandi negetse ibikona kujya bikugemurirayo. 5 nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani, agumayo. Iryo jambo rinsubiriremo numbe mfashishwe. Ahateganye na Yorodani agumayo. Ikibazo cy'abantu benshi mu gusenga kwabo muri no minsi ntagumayo. Arasenga iminsi anakumva ijwi agahita agaruka, agahita natwiyemeraho ugiye nayumvise yavuganye nanjye, ariko buri yugumayo byanze. Hari umwami babwiye, kandi Elisa yararwaye, ati mpanurira, ati rero ndarushye, fata ukuboko kwanjye gushyira munsi gutya, nurangiza ufate imyambi kubita hasi, kubita hasi 3. ati wa musukwa wikubita hasi 4 cyangwa 5 uziko wari kuzatsinda buri kiriya gihugu, ati none uzabatsinda 3 bwa kare bazakora rero twinikaga. Abantu benshi akubita hasi rimwe agasimbuka agiye, agahita ashinga itorero. Abantu benshi akubita hasi 2 agahita ati karabaye, baye igitangaza. Kazenderi Bishop nda Apotre. Ndakoze ikibazo kimwe unyibutse. Yego. Nimba arakurikiye live ya 2015, izimaze kubigira mu Rwanda n'ebyiri, ni ya Scovia ari hari Rubavu, iya kabiri ni ya Jeune Kabanda. Yari yanditseho yuko bageze ku munsi wa kangahe wo kwiyiriza. Ngenda byibuka ubwo narebaga bari bageze ku munsi w'1404. Deja yari yarengeje iyi ngiyi turimo. Ubona Jeune Kabanda muri Kigali yoroshye. Reka nkubwire ukundi kuntu, nta muntu numwe muri iyi si wasenze iyi minsi 1477 ngaka agumaho hantu bita Kirete, ngo narangiza ngo nashyiraho igitambo nta muriro, ngo umuriro ngo bure kumanuka ngo twike igitambo cye. Nta numwe mu mateka nabukurikiranye, mu bitabo nasomye, ababashije kubikora bose babashije kuba abajenerali mu buryo bw'umwuka. Imana ibakoresha bikomeye. None ko nubundi kuva 2015 warasengaga, kandi kuva 2015 wari utindaye. None kuva 2015 abarozi bari bakomereye nabi. 2015 abantu bagukidiraga nk'abakina jongere bohereza amahembe. Umuntu wize gutera kohereza amahembe yakoreraga imyitozo kuri wowe. Buri reka nkubwire, umuntu uzava mu isi adasenze ngo isengesho ry'icumurozi ntazanyiyemereho. 2 bibaye byiza ntiwakiswe mutumisha, kuko nawe ubwawe witwa ntagafaturuka. Nicyo kibazo duhuye nacyo muri Kigali. Abantu bafinina barumva bazatungwa n'ituro ryacu, kandi nawe afinina at least yuba ufite amavuta basi tukamenya yuko icyo usengeye bisobanuka. Hari umugabo watangije kitwa Mungu Mwema, yabaga Kinshasa. Yinjaga mu iterana akavuga ngo Bwana Yesu asifiwe, abantu nk'igihumbi bagahita bakira indwara akibivuga gusa. We ntabwo byagomberaga ngakora ibintu byinshi, avuga ibintu byinshi. Buriya niba kizakumenyesha ko umuntu nta mavuta yo gukora ibitangaza afite, abwiriza ku bitangaza cyane. Ntabwo wowe ufite amavuta akora ibitangaza ngo nabibwirizeho, baragushutse. Deja nanjye kukuvumbura. Ufite imbaraga zikora igitangaza, ntago abwiriza ku gitangaza, ahubwo akora igitangaza nyine. Yego. None se ko abantu bajya bambeshya mufite ubwenge, ndamutse mufite we naza nkanavuga ngo ndabufite. Ahubwo nago ibitekerezo uhita ubona ko birenze ubwenge bwawe, ukikorera conclusion. Nta muntu muremure uvuga ngo ndi muremure, ahubwo ahagarara munsi y'umuryango ukabona yunamye, bagakomparana, ahagarara munsi y'umuryango ukabona runamye. Kumbi cyangwa guca ku ruhande agahita gushyira inkokora mu mutwe, cyangwa agahita gufata aguca wari ukuntu ukoze ku mutwe gutya nk'agapeti yabyaye, ugahita umenya ngo ni ngombwa ko nabwiye ngo ndagusumba. Uyu mugabo, reba umugabo Theoros Bonne yatinyaga. Amuzi sera? Theoros Bonne ntago muzi. Ni père spirituel wa Archbishop Benson Daozo. Ubwo Benson Daozo. Yego.
ubwo Benson Dahoza yatinyaga Theo Osborne agatinya uwo mugabo w'Kinshasa. Uyu mugabo ntabwo yajyaga kuvuga icyongereza n'igifaransa, iwe yavugaga igiswahili gusa. Niwe watangije mu ngumwemo. None uyu mugabo Theo Osborne baza kumubwira ngo hari umugabo w'Imana urimo imbaraga z'Imana bidasanzwe iKinshasa. Theo Osborne arahaguruka ajya kureba umugabo iKinshasa. Bamubwiye. Avuga ati afite kwizera, afite imbaraga z'Imana, nta bantu twigeze tubona bameze nkawe. Ahageze uwo mugabo aramubwira ngo reka tujye kubatiza. Tujye kubatiza. Theo Osborne ati tujye kubatiza nta kibazo. Turamfasha kubatiza n'umwanya muto kwa dufite n'ibindi ikiri giterane turasengeramo abantu bakabohoka. Aramubwira ati nta kibazo. Bageze ku mazi abaho ngaho barababwira ngo mukozi w'Imana muri aya masaha cyangwa se muri aya mazi muri aka gace habarimo ingona, habamo ingona nyinshi cyane. Natwe ntitujya tujyamo unavoma wikandagira. Theo Osborne arangije anako uwo mugabo arangije aravuga ati none niki cyambuza kubatiza? Tinye naje ariko nje kubatiza ingona. Uwantumye niwe boss wazo. Ati kubatiza ahubwo ati mwe mwambara mwitegura neza ati mbabatize ati tugizamuke. Theo Osborne aramubwira ati ariko abanyafrika nuko mwabaye ati ngiye urumva najya mu mazi wavuze karimo ingona bakibivuga gutya ingona nk'eshanu zizamuka hejuru zigaragaza imigongo zisubira hasi. Tujye gushaka ndi mazi. Kandi ubwo Theo Osborne wari mu bagabo bakoraga ibitangaza ariko ahura n'undi mugabo. Uwo mugabo aramubwira ati ya ariko mugira kwizera ubwo. Aravuga ngo mwangona mwe nimusohoke mu mazi mbanze mbatize n'insoza muragarukamo. Theo Osborne akiri kureba gutya abona ingona zose zirashoreranye. Okay nyinshi. Ku buryo byabashaka kumusobanura kari zose. Abona umugabo amanutse mu mazi ati uransangamo uraguma hejuru. Theo Osborne amanukamo. Base we waguma bazije. Amanukamo n'aba batiza bamanukamo. Arangije kubabatiza. Azamutsemo aravuga ngo nimugaruke. Zose zitonda umurongo nanone ku musururu zose zigaruka mu mazi. Arangije arazamuka. Ariko ntago wagira muri ibyo birere utaregeze winjira muri iki kirere cy'imisi 1177 imyaka 3 n'igice. Kuko niyo myaka Eliya yasenze. Ubundi mbere ngo yambwaga ngo uzagende akagezi karahari uzanywa amazi yako nta kidasanzwe nyine umugezi usanzwe uhari. Ngo igikona kizakizana imitsima n'ubango igikona kuzana imitsima wenda niho harimo akantu ka tekinike ariko n'ubundi igikona kiyakiba imitsima n'inyama. Ubundi amandaze cyambura abana. Bijya kuba a bit normal a bit miracle in the middle. Ariko reba ageze Sarefati y'Abasidoni. Ikindi cyantangaje Imana ntabwo yigeze mubwira ngo ekere tujye gusenga. Yaramubwiye ngo gikirete kwihisha. Ariko zikimibare nanayibagiwe. Kwihisha egari gusenga rwose babwiye umuntu kwihisha agezeyo arakomera ati ndahamagara Imana. Ikindi imyaka yose yamaze nta nubiri there is no record ko Imana igeze bwana nawe. Yaracecetse iramwihorera arasenga. Kristo wo kubwiriza bari umutsima bari amazi bari inyama. Ku rundi ruhande abandi yabwiraga n'ibikora kandi nabyo byazaga kabiri munsi. Aha ngaha nandi gusoma rero tugomba gusenga Imana kuko ikindi iyi minsi niyo gusenga. Yego. Nk'umuntu uhagaze Rubavu nkasenga mbasha kumenya yuko ari igihe cyo gusenga. Ko ntabwo narebye ngo nsesengure ntabwo narebye ngo ndipoting nge se ndi umunyamakuru na reportinga kurusha Sescovia na reportinga kurusha Sende ko bariyo banambutse igoma bambaye udukaske twiza nubwo nta ndibari. Noneho hasi aravuga ngo agumayo. Hari uburyo hari muri Yakobo bavuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe ariko asa ngo gusenga ko umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. Ngo dore yari umuntu umeze nkatwe ariko asenga cyane asaba yuko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'igice yibereye kugeza ikireta asenga. Ko asenga Eliya yasenze hari havugamo ko yasenze gatatu. Yarabanje arasenga ayakira amavuta agarika imvura. Agiye ikireta mara y'imyaka 3 n'igice asenga. Kuri amavuta ari kongera handi. Nko kuvuga noneho arabwirwa ngo va hano ujye Sarefati y'Abasidoni. Noneho yageze Sarefati y'Abasidoni avuga ngo iki kibo kizakizamo ifu. Uvandi ifu ntaho yavaga. Hari umutsima watekerwaga ibwami nge nanamenye wawutekaga. Nuwo uvugaga merutse kumusuhuza. Ni wavugirwaga ibwami none se ko hari amapfa ninde wateka umutsima n'inyama mu mapfa. Cyangwa wowe urabiteka iyo turi mu mapfa.
nubanga ibwami bamaraga gukaranga inyama neza inkono ikabanza ikajyana za Eliya ati mudakoraho iposho y'abandi ntarayigezayo nari ikindi gitangaje aho yumvaga ashaka kuzareba Eliya ngo amwice yewe uri kudukurikira wari uzi ko wajya urya kuri konte y'umuntu wumva wapfa ariko ukarya kuri konte ye tu kabura n'icyo bikoraho nta kintu yabihindura kuko Imana yabyemeye amen haleluya amen noneho niba gutegeka ngo iki kibo ntikizongera kuburamo ifu ese ifu nimara kurya irimo indi zava he nuvuga ngo yahindutse umuriro nkuko Imana iyo ivuze ngo ifu nibeho itagombera kuvuga ngo nishake matière première ntabwo ifite uruganda ntabwo igiye kuyicura irayiremye ni ibirere bigushyira mu kirere cyo kurema yego haleluya amen okay ndabyibuka mukozi w'Imana Benson Ndahoza yagiye mu giterana ahantu abamurwanya bashaka kumutega umukobwa amushyira mu kabati ko mu cyumba cya hotel noneho azanani wavuye mu giterane bari bavuze bati uraza guhita umusimbukira use n'umwiteretesha ariko nananga umwurire duhite dufata amafoto n'amavideo n'amakamera n'ibindi byose twabitsimbye ahantu ubundi aya mashara azinduka mu trendingana tureba uko azabihagarika natwe twicururize yego ageze mu cyumba ahita ryama ku gitanda kuramo inkweto ananiwe cyane aravuga ngo fire kabiri gusa agiye kumva yumva mu kabati hari umuntu uri kurira ngo ndi gushya munabare ndi gushya ba bantu bari bategereje bahita basimbukira mu cyumba bazi ko bagiye kusanga byaca amatanya mbese we muri position wavuga ngo tumusanganye mu gufotora neza nyine bari baje ngo bazi ngo ari gushya niko numva muvuga binjiye basanga umukobwa ari gushya bamufungurira akabati ari gushya bamujyana kwa muganga arapfa iryo joro dukeneye ko abakozi b'Imana bagera kuri iyo level nta bintu byo kubahatisha hagati na hagati nawe ubwawe ntuzi nimba urimo neza cyangwa utarimo ibintu byose n'uguhanyenye ibintu byose byabaye profesi rero manzari Imana nimbizagira kazihagarika kaziturinda kuko nizo kujagaraza abantu nk'umuntu uhanuriwe ubukwe imyaka 5 yaratangiye kuhanurwa afite 30 ageze 35 urabona bazamuhanurira ubukwe indi myaka 30 akiri mu gakiza uruzi niyo mutamubwiye ko Imana ivuze ko ibuzanye kandi buri mwaka aravuga ati uyu ni umwaka wawe ati shyira rituro ati rambwiye ngo tolefo bibaye byiza ni wanagira ibyo umubwira ahubwo wavuga uti ngendemye ubukwe ugahita wigenda basi temesha ubukwe wigendere ubwo dukorana nayo iragushyigikira cyangwa se ikirwa ndavuga ko Imana ibikubwiye vuga uti nese ize Eminya we nigeze mubwira ngo ngirambwiye ngo ejo namubwiye Emi ntureba ejo aya masasa azaceceka ntituzamuke ko byari birangiye nanaga ari ngombwa uvuze indu urayivugiriza iki uvaye utanamubwiye ko Imana ivuze cyangwa se kamwereke injira mu kirenge cyo rugagera arimo cyagiye kugashanita urabyibutse yego urabona ukuri abantu bamwihaye wagira ngo akabazimu baba hano nabo umuntu abivuze ati mukobwa wanjye vuye ngo uheshe ikamba ry'ubumisi ntago avuze ngo irambwiye ngo agiye kwa misi aravuze ngo uvuye mbiguheshe bombi kwatureho bivuze ngo atabaye misi ntago yaza kugushinja ibintu wewe wabimwatuyeho yego misi ibintu bakwatuyeho byose n'itegeko ko bikubaho ko hari n'igihe nawe utabona unabyemera abantu batubwega ngo bivuze ngo none hirirahiriye bajagaraje abantu pe ni nko kugira igihugu gifite reka nkubwire ndabibonye nakabatumisha b'Kigali bameze nk'ubuyobozi bwa Kisekedi iyo bigeze kuri muriya imva Ministère de Communication abafite igifaransa gikaraza Tereze Kayikwamba mu gifaransa n'icyongereza cyiza abaguruka ariko budafite RDF cyangwa se FARDC udafite military dufite kirokore gifite itangazamakuru none naryo risigaye ririmo agatwiko ngo ndivuga iryo mu mwuka ritagira indwanya yego rishobora gutangaza ngo turatera igihugu ariko dashobora rwose no kurenga umutara no gutangaza barabizi bimuze buri wese ahura n'igitangaza mwese mukazabarizanya bari baraho ngo hari wakize ibicurane ntawe reka ze nigarukire hari ntitwa tumaze kubisoma ngo ibikona bikajya aha niho twatugeze agumayo
ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe ngo usenga kubikiranutse kugira umuntu yasenganye umwete ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe asenga cyane asaba ko imvura itagwa imvura imara imyaka 3 n'igice kandi niyo myaka 3 n'igice imara ariko kazigeze ikirete asenga ngo icyo gihe kirangiye ibyifu byo baba babisimbutse baravuga ngo arangije arongera arasenga ariko ko afite amavuta atuma ibikona bimugemurira ko bivuze ngo inzu ibyo kurya imyambaro birahari niki gitumye yongera gusenga ko yasenze iminsi 1277 ko ari ku kirere cy'amavuta yo gutegeka ifu ikagihora idudubiza mu kibo none se kukiyongera gusenga muri karongera arasenga mbabarira ngiye wenda ako kananshiranye mazimi n'imisi ndwaye dore tutuntu twando ndi kugendana avuye Rubavu numva rwose satani n'umukara rwose no kandi undi sinyandwara ibi nari bitero bya satani ugomba kumenya ko ari bitero ukamenya no kuburyo hangana nabyo namwe imitiranga ibi y'ubusa ariko Yesu aruko ari kubigenza natanya amasengesho bita bihagarara nashyiragamo imiti bikanga noneho mbwirira uwo muntu uri kutwumva kuja no gusanga kwemera njye atananyemera mumbwirire ngo ngera usenge mumbwirire ngo ngera usenge mbwirire ngo mama ongera usenge mubyeyi mama ongera usenge ayo wasenze cyaje wiyabara ongera usenge Apotre Mutabazi ushobora kuba utamwemera ariko reka mbivuge ongera usenge iduka ufite muri shike wiryitaho ongera usenge kubanga umugabo we waramubonye udasenze waseba ongera usenge nacyo uri muri diaspora igihugu cyose urimo ongera usenge hari waririmbye cyase waririmbye nibwo ari bubyumve ngo genda usenge wongera usenge utandukanye gusenga kwawe kuko niho nza gukiriza nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe zibyo nibwira kubagirira ni si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndakunda ngaho mugende mubwira bababaye mubwire n'abakomeretse mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka twasoje dusoma arabanga ibikona bikazajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukebwa no tujya kubona uburyo abazaza muri amasengesho tuyakora bikamuzanira umutsima n'inyama uzajya ufata kawunga kangana gutese nka teratine ya penkupe nk'akagati kamwe ka penkupe akawunga kangana kuriya cyangwa ufate umugati wa penkupe nimba ari uhisemo n'inyama hari isosi wumvishemo wapi uzirire gushyira isosi mbona siko mbikunda rero agasosi nyine ubwo nuko bikoze nurangiza unywa amazi nta cyayi nta mata nta nakawunga ni inyama intonga imwe kandi nayo iringaniye uzashaka kuzana inyama ingana umutwe wose buri munsi umva tubisome hano reka tujye dusoma biri muri bibiri ngo kandi ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye nuko bwije kandi akajya anywa amazi yako kageze ijambo uko bukeye nuko bwije nabyo muri zindi bibiliya ngo in the morning and in the evening ngo Eliya yaryaga kabiri ku munsi mu gitondo ibikona yarabyukaga akagotuza akitunganya neza inkoni ikabanza ikamuzanira umutsima n'inyama none hagari ibikona bitanu byifatanyaga ngo byose bizane bimurundire mwibara gutyo umunsi umwe yabaga hari igikona Imana yategetse ko kiri buzane ejo ikindi kikaba kiri kwizana haleluya amen ariko nawe ikibazo cyawe mutumishi ubumba ndigu umuntu wa Belgique yaguhaye $100 ugira ngo nese sora kubyenga kurere ongera usenge izane n'undi wo muri Bangladesh nibura nu ese ubundi banzo hagurutse n'amafuta yatuma n'uw'ikigali yago suko ngenda umuntu w'umugabo wariye ituro rya 3,000,000 z'umuntu w'ikigali ariko ashaka kugira ngo uba warasenze neza ukongera ugasa n'amasengesho ubundi kurya ituro ry'iki Kigali umuntu naguha 5,000 ari uw'ikigali uzabwira uti nijoro uzarijyamo kuko Yesu we ayayaya ubundi hari abantu Imana ibarasize amavuta hari umuntu mwavuze ati ariko Imana yaguhereye umugisha ku Burundi kazi Imana yahaye umugisha kigira diaspora ati nukuri n'abantu b'umujyi
ati umugireho umugisha agakunda ayo mavuta ukamuhesha umugisha ugahanura bigasohora ati ntuzamugeranye n'abantu bahangaye inzererezi z'i Kigali nako mu Kigali bisakata si cyo cyo kuyagera no kutayagira njye nasengeye umuntu ikintu cyaramutesheje umutwe atwaye Range Rover akuramo 15,000 ansanze kuri office nishyura 500 mfite ari umuhanuzi wahabaga naramwishyuraga ngiye kunza agaciro ko uyu murimo ari ko ntabure mwishyura ari parano mwishyura mani magambo mfite team yose yuzuje office na office nyishyura ngo haje umukiro urenza abandi none ndamubaza se muvandimwe mwiza aya mafaranga umpaye nayiki ngo nitura ayushwa nako namaze ayushwa wabonye Imana ati nukuri nabonye Imana atari ko se ati siko nagezeho nkikanga okay naga kibazo unenga amavuta tabaza none se muvandimwe ana n'amafaranga yo yihoreye buri iyi modoka ugiye kuyogesha uyogesha mu binamba bisanzwe atoya atari kinama njya nogesha mu cya 15 ati nibo bayoza neza tamaze none se urabona ndi umunamba ese nabo umunamba bwo nkaza kwishyura iyo office mfite n'aba bantu bose bagomba kurya kubera ko yishyuye ni rero yigendere Imana ikuhire ikugire neza niko ndi kubona waba no gukora ibintu tumva tanumva neza impamvu yabyo twegarukiye nanwagambire kuvuga ibyo ngibyo ariko dukeneye gusenga ntabwo nanje kubwira ibintu bya byinshi dukeneye gusenga abantu bumve ko hakenewe gusenga ntagira umbaza ngo kuki tugomba gusenga si imisi 277 uzabimenyeshwa igezemo hagati uzabona impamvu cyangwa uzabona inyungu ye ko abayisenze n'abatarayisenze what is the difference ikindi ukeneye kuba umuriro ukeneye guhinduka umuriro ikindi nuko washaka kumara niyo myaka 4 ukiri mu bushomeri bwawe bukikugaragura n'ubundi ntacyo ufite uwo mwanya ushaka ko nta nicyo ufite ukoze ntabwo nzasigara n'abashomeri gusa tuzadusenga guterera nuko nguko akawunga kangana na teratine ya penkupe inyama imwe ntoya n'amazi ntabwo ari inyama n'imisosi ngo akawunga biryo gakabona ingana inyama biryo habiri imisosi ibiryo habiri imisosi uzabirye iyo minsi yarangiye nutabona ibyo ngibyo se uzakoresha ibyo ufite ariko ubwo turavuze in case wabibona hanjye ntago nagwa ngo nabura kawunga n'inyama buri munsi imyaka iyo minsi nkubwiye ntago nabibura cyese nabiteguye none nsenga warasenze uburiki nuko ngibikona bikajya bimuzanira ubwo ni mu gitondo na kumugoroba nimba bifasha saa 12 rongera saa 12 kumugoroba after 12 hours nimba bifasha saa 1 rongera saa 1 hagati aho rero icyo nzapfa n'abantu sinshaka umuntu udashoboye gusenga amasaha 3 no stop nimba utabishoboye byihorere cyo ukoze nishyira mu restaurant ubasha gusenga isaha kubw'uburwayi kubw'uko umubiri umugejeje ashaje nzihangana ariko nshaka ubundi abantu b'amasaha 3 no stop kanga ati ngiye guhera saa 1 nzajya natakisengesho guhera saa 9 nzajya nginjiramo amasaha 3 chronometre abari bwo mpagarika isengesho ryanjye nshaka nabandi bazinjira amasaha 7 no stop nimba utazi uko bakora speech warfare hari igitabo cyitwa Instant Deliverance nanditse nta mukira n'umwe urakigura nzakigwa kisaya kigufasha nyigwe nimba ari online cyangwa se nimba ari soft copy cyitwa Instant Deliverance ni igitabo cy'amasengesho ni igitabo nyine cyo mu kirere cya deliverance ntagiye mu bintu byishiro hasi aravango hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri cyo gihugu nende kugira ngo ntabwo yari yagaburirwa ari bikona biri ku munsi mu gitondo habaga ari igikona cyapanzwe izamu ku mugoroba hari ikindi cyapanzwe izamu ariko wamurokore we ko mbona hanze amaso ku muntu umwe warangiza ngo nuko ngo kandi nukuri ngo angiriye umumaro ngo reka sigara yambanye mubi ngo sigara yancitseho kuki atakuboroka ubundi kwizamu rye rikoza kazana umutsima utegereje iki bibaye byaba ari amahire cyari gitangaza ko kuki umeze nkaho byiziritseho ni namwe mutagangaza ababahesha umugisha
wiziritse ku bantu 15. Imana igiye ihora buri kwezi izana 15, ukundi kwezi izana n'abandi 15, ukundi kwezi izana n'abandi 15, ukundi kwezi izana n'abandi 15. Hari n'igihe izaguhuza n'abamiliyarderi, ariko wowe wizirika kuri bamwe. None akagera hakwinuba yumva ubaye nk'umutwaro kuri we. Bwa mbere abikora yari yumvishe ijwi ry'umwuka, ubundi asigaye abikora kuko nakugira atese. Kandi nusenga iyi minsi 1277 nta nubwo uzakomeza kuba uwo muntu udependinga kuri uyu nuriya. Naho waba uri umunyamavuta, none se kankubaza, utekereza ko hari umukozi w'Imana ubwe ku giti cye iyo umukozi w'Imana aguze indege yavuze ngo umuhitura utamuhitura ntago aratse indege? Yavuze ngo yarenze urugero, yarenze urugero. Nk'uwitwa Hubert Angel yigeze kujya kureba Chris Oyakilome. Chris aramubwira ati my son, tunamenye yuko ufite projet zo kubaka, ati hari ukuntu byanguyeho, ati ndashaka kugira ngo umbwire icyo nagufasha. Abantu bari impande ya Hubert Angel bamurye cyaro bati uyu musaza iyo akubwiye kuriye umubare uvuza ahita wandika kuri sheke. Hubert Angel aramubwira ati atubwira ngo yari afite projet ashaka miliyoni 5 z'amapaundi. Ni z'amapaundi se z'amanyarwanda. Ariko yumva icyo umubyeyi amubwiye aracyumva. Arangira amubwira ngo daddy, ngo ntabwo nkeneye amafaranga, ntabwo nkeneye iki. Aramubwira ngo ahubwo ndambikaho ikiganza umpesha andi mavuta. Arangira haguruka. Ntabwo ko yari ayafite, ariko hari urwego yaragezeho rwo kuba utamubwira ngo miliyoni 5 z'amapaundi yazishaka umwaka ukarindira urangira atarazibona. Aho yari yaraharenze. Bivuze ngo suko iturutari muha, ariko nanone ntago ari buze yapfa, ntago ari buze yaburara. Ndifuriza ko z'Imana bose bo mu Rwanda bakoreye Imana bari kwibaza ngo koza insengero zafunzwe uko twayikore, beza akabona ameze nka Imana muri mideli. Imana ibashyire kuri icyo kirere gituma buri kwezi wabona y'inzu n'ay'ibiryo nayo kwambara, atari uko wabwirije cyangwa usengera abantu. Igira inzira zayo mu mwana bwayo, igira ibikona mu buryo bwayo, ariko kugeze kuri icyo kirere, kuko ikindi kirere kiragatsindwa. Nugo rutunzwe n'ama jya gutoragura. Ariko agaciro no kwinjira muri gakondo yawe ukajya wihingira ugasarura, akaba make ariko amenya ko wahinze wasaruye. Mu izina ryande, izina rya Yesu. Abantu baze dusenge. Tumva dusoje ikiganiro. Nta nubwo turavuga ibindi birenze ibyo. Ushaka kuvuga ngo wagiye Rubavu nagiye nyine, ariko icyo mbabwiye nuko nagezeyo ngasenga. Kandi nuko dufite Imana yumva gusenga. Kandi icyo nzi nuko numvise ijwi rimbwira ngo dukore aya masengesho iminsi 1277, kuko uzayakora wese azahindurwa umuriro. Neko ijwi ryamwe ngo azahindurwa umuriro nk'Imana. Ntago ari azahindurwa umuriro n'Imana, nubundi azahindurwa umuriro n'Imana, ariko azahinduka umuriro nk'Imana. Ngo Imana yacu n'umuriro utwika ukongora, niko birivuga ngo our God is a consuming fire. Bayo dusenga Imana guhindure a consuming fire. Umurozi muturanye ibyo nta nubwo uzongera kujya wiri gusenga Imana ndasenga ndirukana abarozi. Amasengesho nagere yajyaga yasenga, kuko iyo abarozi bazaga n'ababahagarariye baravugaga ngo ngwino mwamara kudutumye, akavuga ngo nimba ndi umuntu w'Imana umuriro numanuke mu ijuru batwike. Nta nubwo yavugaga abanje yikanira, ahubwo yari yarahinduwe umuriro. Kandi burya umuriro ni uhamagara umuriro. Haleluya. Umuriro ni uhamagara umuriro. Ni mpamvu rero kubona ababwiye ngo nawe tekereza umutsima igikona cyafata mu biganza azaba ari we uzajya urya mu gitondo. Ari na urya nimugoroba n'inyama sek nta sosi. Noneho kandi ufate kutuzi twawe neza utunywe, ubundi witwa umunsi wa mbere. Ayo masaha 3 uyambonere uyasengemo mu buryo icyo twita spiritual warfare. Nimba utabisobanukiwe hari umunsi nzazana nkabasobanurira icyo bita spiritual warfare ukikorwa cyase urugamba rwo mu mwuka rukorwa. Ntago ari usenga Mana mibirayima. Hari n'abantu nabwiye ndabagandeka mbahe tekinike yoroshye ku bantu banebwe mu gusenga. Ngiye ngo nsenze amagambo aranshirana, okay biroroshye. Fata za saa 3 turebeho gutya ko utangiye. Ntangiye saa moyo ubwo urahagarika ryari? Saa 4. Saa 4.
uvuga ngo mana mpindura umuriro, mana mpindura umuriro, mana mpindura umuriro, mana mpindura umuriro paka amasaha atashize. Oya urageza iminota 30 tutaje irindi jambo. Mana mpindura umuriro mu itorero, mana mpindura umuriro muri korali. Ubwo se urumva bitaje? Hari umuntu ngo ngigisha gusenga. Neza harimo tekinike nyinshi buriya. Wapi? Kuko ntabwo wasenga amasengesho usaba ibiryo. Usenga amasengesho kugira ngo ube supercharged. Hari umuntu wahise abimbaza nyine uwo ngo wambwira gatse nta masengesho wasenza n'amadolari ukeneye kuri iyo operation nge nawe tuzuranye ndamubwira no. Arambaza ngo why ushaka gusenga amasengesho? Nimba yagira nkahita yakura mu isaho ya yame kuko ndabizi n'umuherwe. Ndavuga aho ya kamemu ntago wasenga aya masengesho gamije gusa kubona ayo mafaranga. Ndavuga ngo aya ndayasenga just for me, for my family. Ubwo nawe uri kudukurikirana icyo uzawusengera. Pray for you, for your family, for your finances, pray for your country, pray for the region, pray for the church, and most importantly, pray for your ministry. Exactly. Ndamubwira ngo I am in my 40s and I still have a lot to do for my Lord and Savior, Jesus. I have to supercharge myself for the assignment. Nuko nguko tubivuze, nuko nguko bigenze. Wivuga ngo ikiganiro gisoze. Bazi ibyo umva byose ushaka kumbaza bifitanye isano na Rubavu na Goma n'Imana na Mwuka Wera. Nibiba biri hanze y'ibyo. Rero kwanda umunyamwuka. Ubyihorera. Kwanda umunyamwuka. Iki kiganiro tuba dukoranye mba numvisha icyo wavuzemo. Uba wacyumvise. Kandi nabandi ndakeka ko bacyumvishe. Dukeneye gusenga, dukeneye gusenga ntago nanavuze amagambo menshi. Najya ndubaza abantu mutazi yavuze gute? Avuze ngo dukeneye gusenga tukongera tugasenga. Kuko iminsi iri imbere irasaba ko dusenga kandi irasaba ko twongera tugasenga. Hari akantu usorejeho. Pray your family. Pray your financial. For your finances. Pray for your country. Pray for the region. Ubwo rero hejuru abantu bavuga ngo badushyize mu rundi rurimi ntago ari ndimi zitamenyekana oya ahubwo twavuze ngo isengere wowe ubwawe Imana iguhindura umuriro usengere umuryango wawe Imana iguhindura umuriro usengere igihugu finance zawe ubutunzi bwawe cyangwa Imana iguhindura umuriro usengere igihugu cyawe taya benefit usengere igihugu cyawe nimba igihugu kigira ibisaba ibisasu we mu mwuka ugira ibisama ibisaso cyangwa uraho urasa aho gusa bane yihembe kuki uzagira ibisama amahembe gusamwishindwa indago Yesu yaravuze ngo abana b'isi n'abanyabwenge mu by'ubwami bwabo ibintu byanyu nta biba bihari sengera igihugu cyawe wongera usengera igihugu cyawe wongera usengera igihugu cyawe kandi nuba ufite iyerekwa ryagutse usengere n'akarere nuba uri umunebwe kandi akarere ukabwira uti muzirwarize ngiye gusengeramo ibihugu usengera u Rwanda rwawe ijya kurishera ku rugo usengera u Burundi ndashaka aya masengesho ukabonamo abarundi Mana yambwiye ngo abarundi musenge abarundi musenge nimubona abanyarwanda nabage gusenga mukabona babyanze uzagatereka mu byange mwebwe mufite ibyo mwishingikirije musama ibisasu mufite hydrome reka twebwe nk'abarundi senge reka twebwe nk'abarundi senge arimo ngo nge sinjya mu bya politiki nese ndavuga ngo bijyemo we senga uko bizagenda kose we senga uko we senga kuko Imana igira inzira nyinshi yakoramo ibintu byayo gusenga kwawe kugatuma hari ibintu biba muri limite zibidagize icyo bitwaye cyane niba ariko ndabyita ariko senga ko hakenewe amasengesho hakenewe amasengesho ibintu byo tuba twabikoze tuba twaririmbye tuba twavuze tuba twasesenguye tuba buri wese baje agatanga ibitekerezo ariko hakenewe gusenga kandi ntabwo ndi kubona abantu basenga sengera akarere usengeye buri Rwanda n'u Burundi na Uganda na Kongo kari bihugu bine kubisengera byagutwara iki ko bitagusaba kuva mu rugo iwawe ko bitagusaba pasiporo ngo naburi byo sengera simbise niwirwa mu mazimwe ngo abacancuro babafashe senga uti Imana abacancuro haleluya haleluya Mana urumuriro numbaza ibiro ubwongera hariko Imana senze ariko subundi kucyubijyamo kandi nyine utabibamo nta detail yabyo uvuga ngo Mana urumuriro muri aka karere Mana urumuriro muri aka karere
manura umuriro muri akarere kuko muri uwo muriro uri kuvuga ngo imanure harimo ibintu byinshi ntabwo umuriro iyo uje buri gihe utwika none se izo saha zose ntibazikoresheje umuriro hari umuriro uza uje gutunganya ifeza n'izahabu hari n'umuriro uza ariko ni ukuri musenge kandi buri wese asenge nta n'umuntu uruta undi hano kwanza buri wese nasenga nta n'ukwiriye kugusengera nta n'umuntu ugaragara ngo abariya nibo bakeneye amasengesho cyane nawe senga ntawe ukwiriye kugusengera nawe icara waba woroheje waba ukomeye ubu isasu ryagwiriye hari uri igoma uri kugenda areza agatuza utaragize irimusharura kandi ubwera ngo mwe muri hariya hirya mujye musenga ariko mwe mujye musenga ko twe turi hino ese niyo waba uri hino wasengeye abari hirya yego ara wasengeye abagize gute abari hirya ngewe ntabwo ndabona icyerekezo Imana impa gusengera ariko ndumva aya masengesho nzajya kugera muri 2028 ku munsi nzayasorezaho yego nzajya kwagera ikibazo cyo muri Kongo cyarakemutse kandi mwisi kicyo gihora kikaragaje kizenguruka kigenda kigaruka kigenda sanction z'ibihano badage batanze ibihano akantu kabaye ejo mu mubiri hari ikintu cyantangaza nk'umunyamurenge uri mu nkambi atajya asenga akaba yibereye muri byatwa none barabanyamurenge barageze ngo barageze iyo hirya ngo bageze mu gihugu cy'amasezerano basha musenge mwana kuko ushobora kuba iyo hirya ariko musaza wawe hari ahandi ari kandi aho ari hari igihe wasanga atari hakiri kubera yuko aho wamusize we wagiye mu gihugu cy'isezerano ariko we aracyazirikana gakondo aracyazirikana iwabo ari akantu kabaye ejo mbona umwana w'umuhungu bamugize gutya ukumva yarambije amaguru yose yashyize hasi kari akantu nubwo ari ako mu mubiri kahise kanyereka ko no mu mwuka abantu bakwiye kugashyiramo urumva kubona bari abahungu bicajwe hasi oya buriya reka nkubwire bahise abacancuro nimba ariko mu isi y'umwuka wowe nta bacancuro wakicaza hasi nta badayimoni nta murozi nta nimba nta dosiye wasenga bari bashatse kukwima akazi dosiye bashatse gushyira imbere igahita irigita cyangwa agahita arwara agahita ajya muri koma nose niba bagiye kwiba umwamya ngo mva umutabazi ni umugome no umva rengera noneho nkubwira vayo dusenge ugende udepose utsinde ugire amanota meza bashaka gushyiramo bene wabo urebe ko ntamujyana Faisal hejuru y'iki we kukizana nta mbabazi yagushyiriyemo wowe murengera mujyana akaba aryamyeyo nk'imyaka 2 akazagaruka umaze kumenyera akazi agaruka uramenyera akazi umukoresha wawe akubwira ati wowe uraraye ntiwiriwe ndakwirukanye umva usenga tayari bamuha mitasiyo bamujyana mu cyaro kandi usenga neza ya ntebe asize ni uzayicaraho ariko nayo mavuta nuko gusenga tugomba guhagararamo ubu mvuze kubiri personal none ku by'igihugu nabyo nuko nge ntago nzigera nemerera abarokore batizera yuko basenga Imana ikagira ikikora nyumva ukuntu nizera ko nasenga dasozi gakubita special force utabyizerwa n'urwego rwawe wizereramo ariko Yehoshafati baramubwiye ngo shyira baririmba imbere baririmbe neza bongere baririmbe haleluya bageze imbere basanga ni ugutoragura iminyago gusa bisigaye nge nuko mbyizera abakora akazi kariya kazi bafite uruhare rwabo kandi rwiza ni nk'uko umuganga yagiye gukorera operation wizerera ushaka umuganga w'umuhanga ariko ukanasenga ndabyibuka umugabo w'umurundi abarundi bajya baturusha kwizera iyo bigeze mu kwizera abarundi baransiga tubamye ubwo umugabo n'ubwo mudamu ariko reka babwire ubwo umugabo ubwo mudamu nzababwira ikindi gihe haleluya noneho rata cyokoze ni nsenga vyaro nta ikizere umuntu ujye umenyera wenda akaba yaramenyeye bikamuhira in the past we ntacyo mwizeje kuko sinigeze mbumurokore nzi ko nsenga Imana yica igakiza iyo utumye nsenga ku bwawe mbanza no gutombora ubundi ndasenga ikiza ndasenga yica hagati ye ebyiri ngiye gusenga iyi uretse ko atari ebyiri n'imwe ariko ndayihamagara yigaragaze mu ruhe ruhande uyu mugabo umudamu yari atwite ajya kwa muganga umugabo yizera ko batagomba kumubagira umugore niko yabyizeraga nta nubwo Imana yamubwiye
umugabo ajya ku bitaro none reba abagabo badakina ari umunyamafaranga ariko ari ku bitaro akaba arimo asenga hambira se afite na Bibiliya nta mikino yivire muri VWT hari umugabo bidukoze hariya Kicukiro nari ndi kubwiriza mu isoko nari nje kubwiriza mu isoko nsanga yahantanze mba muretse ko nabwirije mu isoko rya Kicukiro batararisenye yaraje aparika VWT arangije ayihagarara imbere yambaye neza ari muremure ari umugabo mwiza ukuze afungura Bibiliya ishyashya avuga Yesu babantu bajyaga batora abantu bagenda abajyaga batwara abantu ari kubwiriza ariko cyo gihe ndabyibuka muri 2011 gutyo we baraje baramwitegereza barahindukira ndavuga se nuka yarahagaze impambe ya VWT rero ngewe ndakoresha iyo tekinike ngiye bangiraga bagiye kunyora nahitaga mbwiriza mu cyongereza icyo gihe hariho nimba ari ko defense nimba ari bande babagaho yabona ari kudodobekanya urwongereza karataya uyu muntu umufashe byakugwa ayo manza uyu munsi badasobanura barize yagutwara erega burya umuntu wize ntago mukanyisha icyongereza umuntu utaragiye mu ishuri iyo kivuza aravuga ati wasanga ndakora muri presidence ntago abazi icyo ahita yumva ko ukomeye cyangwa se mu yandi magambo umuntu utazi izo ndimi yarazize marika akaba atashobora kuzivugamo iyo zivuzemo ahita yumva uri igitangaza reka ngaruka uyu mugabo rero yararimo azenguruka asenga baraza aramubwira ati dusinyira hano umugore wawe tumubage umwana ngo aricaye mu nda yari yicaye ati none mukeneye iki kuki mushaka kumubaga yicaye ntago ati nyine wekeneye ko umwana afata position ati iminsi yageze ariko yagomba gufata position umutwe ukareba hasi ati icyo mukeneye se ko umutwe ureba hasi ati nicyo ariko nta kigo cyabaye nta nibise ntacyo ahita afata Bibiliya uko baye kavuga n'umuganga ahita ngirayo nkwereke ahita afata Bibiliya irambika ku nda y'umudamu aravuga ati wa mwana we uri muri iyi nda ndiso kandi biravuga ngo umwana usuzugura se na nyina apfe curi ku mutwe uvuke neza cyangwa upfe ababwanga barikanze mu gihe akiri kwikanga arihindukije bongeye gupima abantu umwana yacuramye ibise byamaze kuba byishageze muri kangaye sinzi ko na mama babivuga ahita byara neza uwo mugabo iteka baramureba akavuga ati waradukanze ati none ndiso ngo wayitegeko curama ngiye wakubyaye nusuzugura kandi n'ubundi upfe kuko uzaba ugiye kuvukura umwana usuzugura se ufite agasuzuguro ugomba kuvukana kubaha Imana no kubaha so hindukira ubivuke neza yesa avuka neza ariko siko kwizera kuracyaba mu bantu umwana aracurama kuko ahawe itegeko n'umunyamasengesho urumva uyu muntu wamutwara akazi se wapi ayiwe ubwo agatwara hese General bingira ni wabo bavuze kumva umuntu avuze ngo tuzafata igihugu turagifata ni ihene gute igihugu se ni ihene ngo aragifata tubafata ihene uriya ngoma bayifashe nk'ihene ariko ntagaraka ko igihugu ntago bagifata nk'ihene by'umwihariko bitewe n'abakirimo nawe rero bani dukeneye gusenga Imana yambwiye ngo dusenge kandi n'ukuri dukeneye gusenga hari umuntu utahishuriwe neza ngo inyama ngo ntago ari ibintu byo mu mpfupfu ni inyama n'akawungu kubizi nimero ya Petero Mutabazi nimero ya Mutabazi 8 0788 banayandika hasi muyinyureho mbashyire muri groupe ya WhatsApp tuzasenyera amasengesho muze dusenge nta kurambirwa amasaha 3 bundi mu munsi ni gutuyabura ko utayabura ngo ujye kuri YouTube urebe n'ibyahe nikene yego ni gute se wenda rindwi yo tube tuyaretse atatu yawe atatu gahera saa moyo ukageza saa 4 watatse ejo ukabikora utyo mu gitondo umutsima agatsima kawe igikona cyazanye cyase kangana n'akigikona cyaterura n'akanyama kabe kangana reba turiya tuguru twafata umutsima umwe nute n'inyama ingana ite ushaka kubivunira umuheto mu gitondo yego ni mu gitondo nakumugoroba wirira gusa ikibujijwe no kurya mu gicamunsi yego hari n'uwambaje ngo none se ko hari abantu bundi kubera akazi kabo batajya barya mu gicamunsi hari cyose bongereho gusenga bongereho gusenga nubanga Imana yeretse ngo ndashaka kujya kugeza kirete nago yamwenze ngo ndashaka kwicisha iza y'inzara ni ibiko nibibizana ukumva ndashaka kuri itazabirye ko nzaba nabikuzaniye icyo ndashaka kuguha umwanya uhagije wo gusenga amen rero ndumva nahinda aho ngaho ariko hari benshi bakeneye gusenga tuzasengana by'umwihariko abakozi b'Imana mwambabarira amasengesho mukayasenga k'ibintu byanyu byaguyemo byamenywemo akonje ko byajemo inshishi mwambabariye tugasenga amara nibyo mwambabariye tugasenga ubundi bibatwaye iki mwambabariye tugasenga ubundi byawe batwaye iki
njye naje kumenya imbaraga zo gusenga. Uyu mugabo w'Kinshasa nakubwiye, umugore yaje kumureba atwite inda ya 5, enye zose zaravuyemo abakobwa. Ndakuya nakandi yakoze ari South Africa agiye gupfa. We anapfa igitangaza cyarakoretse. Yarapfuye ari kuva mu mubiri, abaganga babona ko atakimugaruye. Hari umuntu wari uje muri salle dope muri Regence. Nawe neza uri hafi ku rupfa ariko we w'umwana. Baravanga ariko uyu mugabo w'Imana uwacishije umwana neza impande ye ku buryo amukoraho. Hari igihe wasanga hari icyo byakora. Abaganga bari barahindutse abafana. Bamumucishijeho ahita aba muzima, undi nawe ahita apfa. Nuvuga ngo yapfuye n'undi ari kuba muzima. Nka Elisa amagufwa ye bakojejeho ikiriba, babona kiraba depaje kiruka kuko musigara inyuma muzi. Icyo yaragikoze umunsi yapfaga. None mu bitaro yararwariyemo, abarwayi barakiraga mu buryo bw'ibitangaza. Wari ufite ikibazo cy'impyiko bajya kumusuzuma bagasanga zakize, mbese ibitaro bigezeho birahungabana. None se ko warwaye abantu ibintu by'Imana bicanga, nese urumva uri warajyanga azabe iteka ryose. None se ko warwaye nuko noneho hari ikindi yakoze. Uwo mudamu yaraje amuga ati umuntu w'Imana ndashaka unsengere. Ati umugabo yambwiye ko ninongera kubyara umwana w'umukobwa azanyirukana mu rugo akashaka undi mugore, atarashaka kana kagahungu. Ati kandi n'uyu ntwite mfite ubwoba ko yazaba ari umukobwa. Umuntu w'Imana amubwira ngo genda uzabyara umuhungu. We ntabwo yavugaga ibintu byinshi, ntabwo yikanashobora, ntabwo yabisengeraga. Yahita ngo genda uzabyara umuhungu. Yabanze babona Yesu asifiwe, Mungu miwema, genda uzabyara umuhungu gutyo. Kandi ubwo ukaba urasohotse. Abyabyara umukobwa ariko agira ubwenge, ari nk'abo ubu ngubu yajya kandi wamujeho baragutenda, ntabwo wamujeho batarayigutera. Wamuje already umwana yari forumye, aramuzana. We yagize ubwo butwari bwo kwizera bwo kumuzana. Abwira umukozi w'Imana ati mukozi w'Imana, wari wambwiye ngo nzabyara umuhungu ariko none nongeye mbyara umukobwa. Ati noneho ati nubwo ataranyirukana ati ndabiza azabikora, atategereje yuko mva ku kiririto. Ati nubwo abayigwanditse ati ndabiza azanyirukana. Ati urige ntanzi karanyirukana. Arambwira ati muzane hano. Ati wabyaye iki? Mukobwa. Ni kweli wabyaye umukobwa se? Aramufata. Wabyaye umukobwa? Aramubaza wabyaye umukobwa? Ariko none kubwiye ko byara umuhungu, ariko umufata amuzunguza buryo. Ati none kubwiye ko byara umuhungu, ndetse ariko yabyibuze ari umukobwa. Kandi ntago bampinduriye. Amuterera hejuru gutya garuka ari umuhungu. Avuga ati ntawe kwirukana. Ikintu kimwe ntigeze menye, nta nabisomye. Umugabo we yabonye wajyanye umukobwa atanye umuhungu, ntiyabwirukaniye icyarimwe. Yarabonaga base. Ariko ko nagira mu museke, reka dusoreza aho ngaho. Turashaka kugira ngo rero abantu mu Rwanda tugirane ubwo busabane n'Imana. Amwe Nehemiya nibigeze abantu ngo ntimubona ko tumeze nabi. Abantu muze dusenge. Nuwango tutabyemeye ko tumeze nabi, natwe ubwacu twaba dufite ikindi kibazo no kureba byaba ari ikibazo. Ngo nitubera ko nureba ko tumeze nabi twahindutse igitusi mwisi. Ndavuga itorero. Ndavuga ba Eliya bateje amapfa barangiza bakajya kwihisha. Reka rero mpinira aho ngaho, nimero yo nayibahaye, ushaka ko tubana muri aya masengesho aze tubane. Nuzayakora ngira rwose ibintu ntashaka muri aya masengesho ahanini, nubwo ntabibuza abantu 100% wimpamagara ngo musengere. Baragusengera inshuro nyinshi, suko nasenga ngo bikoreke. Nge ndashaka kugira ngo duhinduke umuriro. Yego. Cyangwa se kanguhe pledge. Icyo kintu cyananiranye. Injira muri misi 277. Usenge amasengesho nkaya Eliya ku kagezi k'Ikirete. Gateganye n'umugezi wa Yorodani. Kandi we uva hangaha werekera iburasirazuba. Ntago navuze uriya burasirazuba busobanura iki? Busobanura ubutunzi. Ngo umuyaga waceme inyanja kabiri ngo waruturutse he? Ngo umuyaga uturutse iburasirazuba uraza kubita inyanja itukura icikamo kabiri. Ngo harya abanyabwenge baje kureba Yesu bafite izahabu bari baturutse he? Iburasirazuba. Hallelujah. Hari itorero inari gitwa East Wind. So hari uburyo tuzasenga muri aya masengesho, no joking, nta mikino izabi hari, umurozi n'ugupfa, akazi n'ukuza by fire by force. No nagumbwira no ufite imanite nshaka kwakira akazi ka miliyoni. Ibyo ngo nabuze na ka 80 bene wanyu. Uzajye kubwira so wanjye kukagushakira. Nimba tujye gusenga aya Eliya. Niwanga ifu ntigomba kubura mu kibo. Wimbaza ngira vahi ntago ifu igomba kubura muri iki kibo.
wimbwira ngo igikona ngo nese oya bizajya ibihe bizagizamu cya mu gitondo cya kumugoroba turashaka gusenga Imana ikora. Amen. Ivuga twarayumvishe niyo batubeshyiramo turayumva. Turashaka Imana ikora. Turashaka Imana ikora, turashaka Imana iduhindura umuriro twebwe bwacu. Ngo abamarayika bahinda imiyaga ngo kandi ngo abakozi bayibahindura ibirimi by'umuriro. None ka nkubaze ihene ibyarike. Ihene. Ipusi kabyarikise. Inka ibyarikise. Warabona inka igiye kubyara ko ati wasanga byagura akabwana keza kakabwa. None Imana ni iki ngo ni umuriro ukongora, a consuming fire. Ni gute waba umwana wayo so ukaba amazi cyangwa ukaba umuyaga cyangwa ukaba amashara cyangwa ukaba ibyatsi. Umuriro uhamagara umuriro, umuriro ubyara umuriro. Ni muze dusenge. Amen. Kuko ntawe ntacyo bitwara, ntawe bisuzuguza, ntawe bibuza izindi gahunda. Nubwo twavuze ayo masaha 7 rega ushobora kuvuga utegenda abona byaryoshye ukavuga ati ngiyewe n'ubundi ni ukurya uwo mutsima n'iyo nyama ubundi. Hari uburyo ibintu byanjye bipanze, nshobora no kuzajya nkubita amasengesho mpaka igikona kingejejeho umutsima mu gitondo ngatangira gusenga mpaka icyakumugoroba kiwungejejeho. Ubundi warangiza kumva uhaze ukajya mu bitabo by'ibyanditswe byera ukisomera. Haleluya. Amen. Byanditswe byera biravuga iki? Reba none ari kuri gusenga uri mu 1277 ugeze ku munsi w'igihumbi. Utangira gusoma ijambo riri mu Befeso, ariko muri iryo jambo ukakira yerekwa ry'isi yose. Muri iryo jambo ukakira ubutware isi yose kumva ijwi ryawe. Kuko ibyo ngibyo birashoboka, ariko turabanebwe. Ngewe nasomye byinshi nzagenda mbibaganiriza. Nta muntu wasenze ya masengesho. Ngiye maze kubona abantu 5 nibo nasomye story zabo bayasenze, bose bagiye bahinduka. Bagiye bahinduka, ubuzima bugahinduka forever, ku buryo banakubwira iyo story kumva utari kwemera kariyo. Imana yagiye bikora. Abenshi yagiye bakoresha ibitangaza n'imirimo n'ibitangaza, ariko abandi yagiye baha ubuzima bwo kwifuzwa. Bakaba ba billion barahoze ari abatindi nyakujya. Ariko Imana ikavuga ngo kuko wagumye ku kagezi Kirete ukahaguma, bakavuga ukahaguma, abandi bakajya gushabika ukahaguma, ntabwo tujya tuhaguma. Umuntu aba yiruka, umuntu asenga ubona yiruka, umuntu asenga ubona adahegamye aho ngaho, akeneye ko bamureberamo agahita yiruka asengera ikintu. Abakobwa mutubwira ngo mwarasenze ngo murataranika. Ni ryari wasenze iminsi 100 usengera umugabo? Ni ryari sasenze iminsi 1000 usengera umugabo? Ngo ni imyaka 3 ngo se si myinshi. None se kumaze imyaka 10 yose usengera umugabo, ariko usenga dunyi. Ninde wavuga ati nge nagiye mu minsi 1000 mvuga ngo ngiye kure mu rugo rw'umugisha? Hari umuntu ahita avuga ngo ntibiciriritse. Ye nanjye ndabyumva biciriritse, ariko ndagira ngo uyu muntu atavuga ngo ko yarabuze umugabo nuko Imana itagikora. Kuko Imana iracyatanga abagabo b'umugisha. Amen. Iracyatanga abagore b'umugisha. Amen. Reka nsoreza aho ngaho mvuge ngo Uwiteka Imana ndagushimye. Haleluya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Tabinify. Eliya yasenze cyane, ntago ari ikindi yarushaga abanyarwanda, ntago ari ikindi yarushaga Mutabazi, ntago yamurushaga yuko yari umusuhuke. Ibyo ngibyo ntago ari n'amapeti, ntago yamurushaga yuko ari Galeyadi, ntago yamurushaga yuko ari Witishubi, ntago yamurushaga yari umugabo mugufi w'imwebwe, ntago yamurushaga kwambara neza, ntago yamurushaga ububoga, ahubwo ngo yasenganye gukiranuka kandi asenga cyane, ajya Ikirete agumayo. Kandi akurikiza instruction z'Imana. Uwiteka Imana, nimba nta kanseri zizakira muri aya masengesho ubitubwire tutanayakora, kuko ntacyo byabimaze. Ntago ari showbiz, nta nubwo ari kwiyereka, nta nubwo ari kwifotoza. Nimba nta sida zizakira muri aya masengesho twafuma tubihagarika. Ijambo riratubwira ngo uko roreje n'uyu munsi ni kuri niko zawe iteka ryose. Turashaka kubona rero ko wari mu minsi ya Eliya. Turashaka kukubona nkuko wari uri mu minsi y'abatubanjirije. Intumwa bajyaga bazana abarwayi bakabashyira mu bicucucucu byabo bakaba bazima. None bamwe muri ino minsi niyo yakwikuba akakwisiritaho ntago yakira. Bajya bagaba bakoza imiswaro bakayitahana, bakayikoza ku barwayi basigaye mu rugo bagakira. Kuko bari barahinduye umuriro.
n'ibihe byo gusenga. Amen. Abaheburayo umwanditsi aravuga ngo nta nubwo isi yari ikwiye kubemera, ngo bamaraga imyaka n'imyaka bari mu masenga, bari mu myobo, bari mu buvumo, bari mu mazi, bari mu mashyamba, bari mu mifatano, ngo kuko isi yari yarabanze. Ariko babaye aho hantu hose basenga. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ndagushimiye ko nyuma y'aya masengesho akarere kazaryoha. Ndagushimiye ko nyuma y'aya masengesho Uburundi buzaryoha. Ndagushimiye ko nyuma y'aya masengesho Kongo izaryoha. Rabini kudesai. Ndagushimiye ko hari ibintu ugiye kurema ukabikomeza, kuko uri Imana nyamana. Ngo hari umuhungu wakirishije umudugudu we, bari bagiye gutera no kurimbura, awukirisha ubwenge bwe, ariko ntamwibutse ko ari umukene. Ariko kimwe cyo nuko yawukirishije ubwenge, kandi abajenerali byari byananiranye. Tanga ubwenge mu izina rya Yesu. Tanga ubwenge muri serivo ya Kisekedi, umuhe bwinshi cyane. Tanga ubwenge mu mutwe wa General Ndayishimiye Evariste. Ubwenge bwinshi cyane. Tanga ubwenge muri serivo ya His Excellence Paul Kagame, nawe umuhe bwinshi, asanzwe ufite umwongere, uwo bwongere we bwinshi. Yego, kuko uri Imana yitwa Jehova Rafa, ubikorere kwiyubahisha. Tanga ubwenge muri serivo ya Museveni, nuzamusimbura vuba ahangaha, ubikorere kwiyubahisha. Akarere gatekane, abaturage b'ibihugu byombi binjoyinge business no gusurana no gushyingirana, ibintu bimere neza kandi biryohe, bisubire mu buryo. Uzabikora kuko uri Imana. Ndagushimiye kubwabo ngabo ugambiriye gukiza kanseri muri aya masengesho. Ndagushimiye kandi ruku niko biri, uzajya kwipimisha bakubwire ko wakize, ubwo nibwo uzavuga ngo nakize koko. Ibi bintu nibibe serious and real. Hariho abazakira sida, nakifuje ko ari inshuti zanjye zimwe wenda mbizi ko kabaye zakira, ariko nta kundi byamera. Imana nitoranya abakira. Ngombwa icyawe no kwizera, kuko ni Imana ikiza. Jehova Rafa nta kijya kinanira. Nta burwayi bwigize buyihagarara imbere mu gihe cya Yesu ngo agakiza abarwayi bose. Niko ijambo ryatubwiraga ngo Yesu arabigisha ijambo ry'ubwami, ngo arangije akiza abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni. Iryo jambo rero ngo akiza abarwayi bose, uwo Yesu niwe tuvugana uyu munsi. Uyu munsi yicaye iburyo bwa Data. Haleluya. Urakoze Yesu Kristo. Urakoze kubwo kubana natwe kandi no gutangira natwe aya masengesho. Dutangiye umunsi ku itariki 30 z'ukwa mbere 2025, tukazarangiza muri 2028 mu mezi yigiye imbere. Ariko ukaba amaze gutangira guhishura iminyago tuzayasohokanamo. Haleluya. Wavuze ngo ni amasengesho yo guhindurwa umuriro nk'Imana. Reka abadukurikiye ubahindura umuriro mu izina rya Yesu. Abadukurikiye nubahindura umuriro mu byo bakora, nubahindura umuriro mu kwiga kwabo, nubahindura umuriro mu kazi kabo, nubahindura umuriro aho badepoza. Reka mbabwire, ndasoje. Amen. Ngo kudashyizeho amen nimukabibakanye guti n'abanyedini. Ndasoje, ariko none kari ikintu nshaka kubabwira. Umuntu uzika afite ikibazo cy'ibyangombwa byamubanye imbere y'ingi, ari mu mahanga, akabaze bazansubizayo. Ese ko mamaze imyaka 7 abandi ngo bayibonera imyaka 4 ningahe? Wasenze numwe barabiguha, ariko se wayute. Ntago ikibazo ari ikindi. Ntago uri umuriro. Ntago ikibazo ari ikindi wishakira ibibazo hirya ngo ibishakire hino. Ahubwo wowe egera Imana nayikwegere, ubundi ushake mu maso hayo. Abo bantu rero by'umwihariko umuntu wese uzi ko arengeje imyaka 5, uretse ko nabonye abarengeje 7, ariko reka mpere ku 5, ariko nge mwijwe numvishe ni 7. Atabona ibyangombwa kandi bakabona ibintu byose abyujuje. Wowe nunabishaka uzampamagare nzemera nkwitabe. Kuko muri no minsi nsigaye niyemera, hari n'igihe uzampamagara sinitabe. Naje kumenya yuko icyo nyene no gusenga skwirwa mbitaba no kwirwa twikubanaho. Imana yabwiye Eliya ngo genda ukageze iki Keriti kure y'indu Iburasirazuba wihishe.
ndi mu gihe cyo kwisha, si igihe cyo kugira ngo ni twirwe kuri WhatsApp call, yego murabizi namwe za story zanye aba iyo ngiyo, yego nta mwanya wabyo mfite umwanya wo gusenga. Cyokoze abo bantu nabonye abantu bagera muri 5, ariko mbona hari n'abandi babifite ibyo bibazo, gusa abo nabonaga igiye gukorera nabo ngabo 5. So rero nawe uwo ngo urengeje 7 ndamwemerera azampamagare, azanyandikira mbwe ati ndengeje 7 ubundi nsenge. 2, hazagira umuntu wongera kumva mubwira ijambo ituro mbere yuko ndayize amasengesho, mfiki nawe nimba soma umwuka no gushumbya atarakwigije njye naga cyo kwigisha. Mana yamaye amafaranga wenda aringaniye make, ariko yo kurya ndayafite tu. Burya umuntu rego nakubwiye ituro ko nta nayafite arya. None se ko njye mbanya afite icya kabiri muri mutari munazi. Muri yambwiye abantu ngo ndabaha ibiganiro ndayatahana. Magambo makeya mfite source of income zaba nyinshi. Ari cyo kingenza. Ubu ngubu ikiriho nuko dusenga. Uzaza dusenge, wowe ibyo ukora niwe bireba, ubikora utabikora, turashaka gusenga. Turashaka gusenga Imana igakora. Kandi abantu 5 nabonye barengeje imyaka 7 bashaka ibyangombwa, wagira ngo abarozi bose biwabo babaherekeresheje ibihereko n'imitongero. Mwebwe ibyangombwa mugomba kubibona uyu mwaka. Ntago ari umwaka utaha, nta nubwo ari umwaka wundi. 2, umuntu uzi ko ku izina rye handitseho deportation, ko bashaka kumucyura, nago Trump aruta imbaraga z'isengesho. Uzaze dusenge noneho nimba ari umuhatara za kudeporting. Ariko nudasenga kandi noneho ngo dusenge, ntago mbwe nguze nsenge, bayo dufatanye gusenga. Je sinshaka abanebwe. Niyo mpamvu nanjye nabwo nta nituro, ariko nanjye sinshaka abanebwe. Banzuze dusenge, nucagingamo iminsi nk'ijana, Imana izankoresha nk'itegeko igikona cyitwa Trump. Use n'abantu bari burebe nawe ndabokunda niwe muntu wa mbere nkonda we. Ariko nyine ubwo muri iyo mvugo y'umwuka, I will speak to heavens, I will speak to the loving and command to give you your bread and meal. Nzategeka yuko mu gihe bari gudeportinga abandi ahubwo basinya yuko wowe mubahawe ubwene gihugu winjiyemo mu izina rya Yesu. Ariko ibyo bizadusaba gusenga ko umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Rero yarasenze, imvura irahagarara, arongera arasenga. Nansoje kuri ya message nababwiye n'ubundi nkubwira ngo ngero usenge, mama ongera usenge. Nubwo urugo ubona harimo utubazo, ariko buriya igisubizo ni ongera usenge. Hallelujah. Ongera usenge. Kandi ubundi kwa gusenga nanjye mfite ibyo nsengera n'ibigomba umuriro rege waje uratwika. Hari ibyo nabonye mu nzozi za nimugoroba, mbona muzeka barira, mbona damu, mbona mbona ivi na ivi. Urumva muze dusenge. Ntago Imana yahagaritse yerekwa ryawe. Iyo nsenzi yerekwa ndaribona. Iyo maze igihe nasenga ntaryo mbona. Bikoze gutyo. Mwikigira abanebwe. You are too lazy. Turabanebwe cyane, ariko duspendinga ntago ko turabanebwe, ahubwo turi hard workers in the wrong things. Dushyira umwanya wacu mu kureba henikeni irubavu byakoto, kandi tugashishikara, ariko ibindi twabibura umwanya. Ongera ugira umwete wo gusenga, ongera ugira umwanya wo gusenga, ongera ukumbure gusenga, ongera unyoterwe no gusenga, ongera ushaka ibihe byo gusenga, ongera wumve wasenga aho uhagaze mu isoko, usenge mu muhanda ugenda usenga. We nimba ari isengesho riba riryo Imana yakoranyemo nanjye, ni isengesho ryo ku muhanda wa kaburimbo w'i Kigali kuri ari amapave ngenda n'amaguru. Mfite amafaranga ariko kuyaho ninza kuruhama ntega. Nkavuga ni ngiye kuva hano wenda nerekere Kiruhura. Kimironko njya Kiruhura. Kabanzi ka ahantu hose hiriye muhanda ari pave, ko nanga gusengera atari pave. Manzi ko imodoka itaza ngirenge bordire ingonge. Ubundi ginjira mu kirere cyo gusenga. Mbanzi ngo nta munya Kigali ndakubitanaho nawe uretse wa undi wasebye. Buriya nubona umuntu kuva Remera ujya Nyabugogo ari bahagenza amaguru. Uyu nguyu niyo yabona wivugisha ntiyaguseka. Ariko ugiye Matewusi bavuga ati ariko se umuntu ugenda yivugisha ariko neka ari gutanga amakuru kuri haduyi. So ibintu nk'ibyo ngibyo rero nsoreje aho ngaho 0788839513 dusengane ku kagezi k'Ikariti
kandi dusengane mu gihe cy'iminsi 1277. ntabwo ibi ngibi ari iby'igihiriri, mushaka muzabe batatu, nimushaka haba umwe, nishaka abenjye njyenyine, n'ubundi Eliya yari we wenyine. Amasengesho yakomezanya n'umupfakazi w'Serafati y'Abasidoni baba babiri. Rero hano ntabwo nkeneye ikome n'igihiriri cy'abantu, cyoko zaba batanu barengeje imyaka 7 batarabona ibyangombwa bari yo hanze. Ni akabazo tekinike kari mu buryo bw'abarozi biwanyu nyine. Niyo mpamvu tugomba gusenga kandi mukakira ibyangombwa byanyu uyu mwaka. Kanseri nizikira tuzabibabwira, kuko kimwe cyo menye ko zitazakira, niyo nabibwirwa mu mwuka nayihagarika ya amasengesho ameze nk'ibintu biri aho bya komedi ntago nyakunze. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ubwami bw'Imana n'ubw'imbaraga. Turasenga ikora, kandi gukora ntago babibwiriza. Twabonye se ko umuntu ukoreshwa ibitangaza ntago abwiriza ku bitangaza, ahubwo akora ibitangaza. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo ukwera rene ejo n'uyu munsi ni kanika uzaho riteka ryose. Ndabakunda cyane, nitwa Apotre Professor Mutabazi. Mama Profeto yanyitaga Eliya w'ikarembure, ariko ibyo birere byatumye banyita Eliya w'ikarembure. Reka tubisubiremo, kubw'igihugu, kubw'umuryango, kubwa finance, kubw'akarere, kubw'umugabane, kubwa gakondo, kubw'ikimana yakuvuzeho, kubwa calling yawe cyangwa se kubwa ministry Imana yashyize ku buzima bwawe. God bless you, may God bless you. Tukiri kuri icyo ngicyo, umuntu arebye ikiganiro akakirangiza adasimbutse, ngiye kumuha challenge, ariko uko niko kwizera kwe. Kireba inshuro ya kabiri, nukirangiza wakira amafaranga mu izina rya Yesu. Amen. Nta tegeko rihari, ubyizera bikore. Ubwo nyine uzagwa kuri ijambo bisoza, azongera atangire akirebe, kirangire bwa mbere, akirebe bwa kabiri, ahita yatura ngo nakira amafaranga mu izina rya Yesu. Mana yambwire Kanombe, ambwira ngo niyo wewe waba nta n'ijana ufite, ariko ubu ndayafite n'amajana, ndayafite menshi cyane. Iramwe niyo wewe nta mafaranga ufite, ugasabira umuntu amafaranga nayamuha, ayo mavuta nyagushizeho, ntawe ndasabira amafaranga ngo yabure. Kuki mutaza ngo mbasabire igishoro? Ansabire rero ndi hano kuri kamera. Kuki mutaza ngo mbasabire igishoro? Sari umwana wamaye inote ya 2 umukamera, nibwo nari mbonye cameraman guhituru yamaye inote ya 2. Ariko uyu mwana sigara umukire, yari afite ubukamera bw'abandi akameresha, ubu afite studio yose yuzuye. Arakamera live, uzi ukuntu live henda. No, arahari. Ufite agatoki gutya kameze gutya, ubwo n'isi umumenya. Uzamubaze ninde wagwesheje izi kamera nibi. Azavuga ati umva, navugize ijambo, mvuga ijambo, mvuga Yesu ayumva ndi mu mavuta. Acisha musi ya kamera inote ya 2. Ndavuga nti ituro rivuye ku mukamera, ubona nimba abantu badafashwa bitwa bakameramani. Ngo n'abacuranzi, ariko nabyumvanye abantu wasanga babeshyera. Ariko reka mbabwire aya masengesho agomba guhindura ibyawe, kandi Imana ibaha umugisha. Abakora iki kiganiro bakakirangiza naba nyine ndabakunze, kuko ndarareba iminota itakagenda, undi akarikireba gatukana, ariko wewe urakirangije. Wongera ugitangire, wongera ugisubiremo, nukirangiza wumve ko Apostle Professor Mutabazi yatuye amafaranga ku buzima bwawe. Kuri momo yawe azaza, kuri bank account azaza, amahanga azaturukayo, no muri Afrika haturuke, no mu gihugu cy'u Rwanda haturuke, aze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ibyo ukora bizahabwa umugisha. Ni gute ushobora kumbwira yuko ukunda Mutabazi, Apostle Mutabazi, ngo wabuze abakiriya ngo kandi uracuruza? Ntago umukunda. Ongera ubisubiremo neza urebe nimba umukunda cyangwa muryarya. Ndashaka kugira ngo tugendane n'Imana y'imirimo n'ibitangaza. Ngo Yesu arangije atumwe intumwa ze, cyase zimaze kuzura umwuka wera zirasohoka zigenda zibwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, ngo Yesu akabiherekeresha imirimo n'ibitangaza. Ntago babwirizaga ngo Yesu arakora, ngo Yesu ni umwami, ahubwo bavuga ngo Yesu ni umwami kandi wakimugawe akira ubuzima. Paulo abwiriza neza, yigisha neza, utuka aramanuka arapfa, aramanuka aravuga ngo habwa ubuzima no kwa Yesu. Arangije arahaguruka, arongera aragaruka, arongera aramwigisha. Ibyo birere nibyo tugomba kongera kunyoterwa gusubiramo, tumuve muri omeritike. Ngo ni wabwirize ese ko twabyinnye amasaha 3, tubukaba bwije tware saa 3 twatugeze saa 8. Tugiye no guhanura ko muhanuye isaha ze twatugeze saa 9, mutasanga saa 10. Mukozi w'Imana vuga ijambo ry'iminota 15. Ariko koko ibi bintu igikomeye ni ukubyina se musigaye mu ikoraniro ry'abacuraguzi, cyangwa igikomeye ni ijambo no gusenga. Abigishwa babwiye intumwa ngo hari ibintu 3 tugomba gukora: gusoma ijambo, gusenga no kwigisha. Ni ibintu 3.
gusoma ijambo, gusenga no kwigisha. None wowe urabizi kutigisha, vanamo kwigisha. Ibintu bibiri bikureba mu iteraniro ryawe ni ibi ngibi: soma ijambo, wongera usenge, utahe. Biriya bindi bameze nk'abarimo bakwintateininga, kandi ntabwo tuba twaje mu rusengero muri entertainment, ariko ntabwo mvuze ngo bizahagarare, ariko bareke kubiha amasaha menshi kurenza ibiho n'ibibaho byose. Cyo koze niba muri mu kirere cyo kuramya ndabyumva, ariko si miramiriza y'uyu munsi yo. Reka ngubwire, nimba uramya ntiwumve ijwi ry'Imana, ukaramya ntiwumve ikirere, ntiwumve presence y'Imana, ubundi wabigabanyije aho ukongera gusenga no gusoma ijambo, kuko umeze nk'uri kuririmba. Niyo mpamvu uyu munsi abantu basigaye bajya kuramya agashaka gushyiramo amajwi menshi akayakaraga ngo nasema ubu uyu munsi abaramyi b'amavuta ashobora kuramya Imana, ashobora gukora ku murya w'inanga, abadayimoni bakarekura Sawuli. Sibo dufite. Nkunda Israeli mbonye, ariko nzanezerwa umunsi ikirema kizahagurutswa nuko aramije Imana. Aho nzanezerwa mvuge ngo wow, now I see what I want. This is what I want. Ni ibintu byo nashaka kubona mu murimo w'Imana mu Rwanda. This is what I want to see on the pulpit. Ngibyikize bimbaware mu Gatenga, turaririmba, abadayimoni basohoka mu bantu, barangije ibica hasi n'ibica hejuru birasohoka, barigaragura bibavugiramo, turabihora, turakomeza turaririmba, dusoza barangije kubohoka, turabasezera barataha. Abagabo bari bahari, abantu bari bahari bambera, abagabo baracyari, hapfuyemo umwe wenyine. Bivuze ngo ni iby'ukuri, ni ibyo kwizerwa. So abaririmbyi ndabakunda, ariko Imana nibampere ibicano byo gusenga. Ababwiriza byo ni nk'ihame, ugomba kugira ibicano byo gusenga. Umusige mufite utujambo twishi twa choreography, ariko nashakamo ibicano byo gusenga nkabibura. Utujambo two muratwegeranya, muradufite, munakwanga, ariko ntago inyuma yaho ndi gushaka ibicano by'amasengesho simbibone. Ni nayo mpamvu umuntu akwicara imbere nyine kavuga kumva yatwawe, kuko umeze nka MC or entertainer or comedian or simbizi umukangurambaga cyangwa se umushyushya rugamba. Hari abantu bazi kuvuga bakaryoshya imvugo, ariko bigomba guherekezwa na Mwuka Wera. Reka dusoze, twanasoje kandi twavuze byinshi, ariko hari igihe Imana ikuha ibintu cyangwa se kubwira ibintu ko ati none se ubundi ko n'ubundi navuze nabatindiye ibi bintu mbigendanye ko nafite akabati mbibikamo cyangwa se ngo njye kubirarira, ko batereka mbibwire ubwoko bw'Imana.